Ndagusuje nanone ube uri kundeba muri aka kange nitwa Plati. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byose bya Aware TV buri episode tugusorera ugibonera ku gihe ndetse unayisangize n'inshuti zawe. Buri munsi dufite impano nshya, tugomba kuzana tukaganira ku bikorwa byiwe, tukaganira ku rugendo rwiwe ndetse naho impano ye aka kanya ishobora kwimugejeje. So nta byinshi mvuze na breathing dufite umwe mu basizi. Welcome Bayigamba Poetry. Ikuze cyane. Yes. Bo muri make Bayigamba Poetry cyangwa se umusizi Bayigamba yakwivuga gute? Urakoze. Nkuko bivuze amazina ni nkuko binsabye. Ndi Bayigamba ingamba ku rugamba mu ngabo z'imbanza bigwi nkabicyogere mu nkuba z'amarere nkitwa rumuri. Icyo ni ukwivuga nk'umusizi. Amazina niswe n'ababyeyi ni Bayigamba Rohampia. Umunyarwanda. Ese ko avuga ngo burya nkivugira imvano y'impano yawe mu gusiga yaturutse he? Urakoze cyane. Imvano y'impano yanjye nibwira ko yaturutse kuri inspiration ku giti cyanjye. Nawe mfite mbikomoraho ariko uko nakuze nisanze nyine ari byo bintu nkunze nkunda gukora like by passion. Ntabyihashaka mu cyasi iki. Okay, turakwakiriye muri Aware TV show. Ndakuze cyane. Okay. Yitwa Bayigamba nkuko amaze kubibwira. Reka twiganirire ku bijyanye n'urugendo rwiwe mu bijyanye n'inganzo ye yo gusiga. Ariko nkavuga ngo ese ibijyanye no kuba waba umusizi aka kanya bitangirira hehe bisoreze kugira ngo ufite igisigo cyawe kirangiye? Okay. Urakoze cyane. Ikibazo cyiza. Ubusizi ni ubuhanzi. Ubusizi ni ubuhanzi. Mu mico y'ibihugu habamo ubusizi. By'umwihariko cyane no mu Rwanda natwe tugira ubusizi. So ibijyanye n'ubusizi rero byanjemo nakundaga kwandika nkandika ibintu story of my life, story y'ibintu mbona outside. Nkunda kubyandika muri diary yanjye. And then once ndavuga ni why not ntakora ikintu nkagiharira kikabyara ikindi kintu aricyo poem cyangwa se igisigo. Ni ubwo buryo. Okay, abantu bafite amatsiko bari kutura muri aka kanya. Tunyuriremo muri gakeya duhereze nk'igika cya mbere kimwe mu bisigo byawe ushobora kuba washyize ku mugaragaro bwa mbere. Urakoze cyane. Mfite poem nyinshi hari ziri published. Twavugaga ibyo abantu already ubu ngubu bamaze kubona. Kimwe mu gihari hari cyitwa That Was Me. So numva navugaho. Tunyuriremo gakeya igika cya mbere. That was me, a great born with a great miracle. He never knew that before, but being told of it in the story. Besides, the voices there were said, let's save the mother, the boy is already gone. Damn, already gone were the words. A big calm and silence like that of the ocean, the dawn of the summer. That was me. Since that time, the story begins up. Bracings upon the bracings that were gift from Jah Elohim. Mistaken more and more to be correctful. Carriers of knowing how mess up this planet mistreat us were like targets. Calmness was, is, and will be a mastery. Motivator was the name given by the world, not he himself. Motivator. Just don't blame it, not arrogance, but for real and equal quality. Bayigamba ingamba ku rugamba mu ngabo z'imbanza bigwi. Maybe a heritage, I don't know. Quand les étoiles, la soleil et la lune fixées dans les cieux sont tombées, pour qu'on dit père, rien dit père. Positivity, kind and humble, the great armor requires only acceptance. That was, is, and will be a key. Okay. One of my poems. That was me. Cyase mu Kinyarwanda ni uwo yari njyewe. Hari aho wagiye uvuga
bimwe mu bikuranga iki gisigo wacyanditse ugendeye ku ki? Urakoze cyane. Iki gisigo ni inspiration yaturutse kuri njye ku giti cyanjye. Nabajije cyangwa se natohoje amakuru yanjye kera ntaramenya uwo ndiwe. Ubwo ndavuga kera nkiri umwana muto cyane, bagenda bambwira amakuru amwe ari muri poem Young That Was Me. Numva inspiration mbikoraho, ndandika, and I see on myself. Nikoraho nyine ndandika, mbona havuyemo ikintu kinini kandi cyiza, nubwo buryo byajemo. Ese imyandikire yawe yibanda ku ki, wenda kugira ngo wandike amagambo wibanda ku ki cyane cyane? Nibanda kuri normal life, ubuzima busanzwe, ibyo mbona umunsi ku munsi, even donc poetry ni ubusizi ariko buri deep, like buba buri concrete, buba bukomeye cyane. So ikintu nshobora kukireba nkakoresha ijisho ry'umusizi, ry'umupoete, nkaba nagikuramo iyo nganzo. Ni ibintu byiza cyane. Akenshi hagenda havuga impano nyinshi zigiye zitandukanye, ni benshi bagira ibitekerezo ariko uburyo bwo kubigaragaza ntibabubone. Iyi ni imwe mu mpano cyangwa se ni imwe mu buhanzi bwiza cyane bwo kubagaragazamo ibitekerezo byawe. Ushobora kuba uri umusizi, ukaba uri umuhanzi uririmba, ariko no gusiga nkeka ko ni uburyo busigaye bukoreshwa cyane mu kugaragaza ibitekerezo by'abantu. Ariko se nkavuga ngo Bayigamba nk'ubu ngubu afatwa gute muri famiye? Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Nkunda gukora ubusizi bushingiye, donc nkoresha indimi zitandukanye. Nshaka gukoresha Ikinyarwanda, nkakoresha Icyongereza n'Igifaransa. Kugeza ubu nizo ndimi maze gukoresha mu busizi, mu bisigo maze gushyira hanze. Muri famiye ntabwo baba babyumva kenshi, I mean like baba babona nyine it's a hobby, ni ibintu nkora nishimishije. Nibyo ariko ndanabikunze. So they don't know more about it. Ariko njye nyine nta kumbangamira kubamo cyangwa se iki. They used to appreciate it sometimes, but bamwe mu babizi, mostly my siblings, ubona bari interested no kumva what do I wrote, what. Bo barabyishimira cyane, barambwira ati hey, kutaduha poem bimeze bite? Ni great things kuba wenda ukora n'ibintu ufite abantu baguhereza courage kuvuga ngo icyo ugomba kugihindura. Ariko se nkavuga ngo kuki wahisemo kugaragaza ibitekerezo byawe binyuze mu gusiga? Urakoze. Nibwira yuko niko nisanze, cause ntago ari ikintu nishatsemo. Ni ibintu nasanze, byo nasanze bindimo. Ntisanga nkora art ariko iciye muri poetry. Ni mwubwo buryo, ntabwo navuga ngo ntari kuba umuhanzi. Okay, ubusizi n'ubuhanzi bwo kuririmba ni ibintu bijyanye, kuko byose ukora ibika ugakora ugaha injyana ikintu. Ariko nisanze nkunda gukora imivugo. imivugo. Ikindi kintu nshobora kuba nakubaza, aka kanya abantu bari kudukurikira, ushobora kuba uri kundeba muri aka kanya ariko ushobora kubikibaza ngo Bayigamba poetry nayisanga hehe? Tubwire ahantu ushobora kuba wasanga bimwe mu bihangano byawe. Urakoze cyane. Saba akadugudu, mostly it's a platforms. Ubusizi nkora nkunda kubushyira kuri platforms zanjye. Hari YouTube channel yitwa Bayigamba Art Poetry. Niho nkunda gushyira ibisigo byanjye, biba biri mu buryo bwa lyrics. Mfite account ya Instagram yitwa Bayigamba Art Poetry nayo. Naho wagenda ugasangayo pieces ziri written. Naho nkunda kubankira
pieces zanjye cyane. Okay. Bayigamba Art Poetry kuri YouTube channel, niba already wageze iki kiganiro kukireba gisoza kukireba ushobora kwita ukashaka Bayigamba Art Poetry ukaba wakireba, ndetse no kuri Instagram yakubwiye ahantu ushobora kuba wasanga bimwe mu bihangano byiwe. Turacyari kuganira ku bijyanye n'ubuhanzi bwe ariko bunyuze mu bisigo. Ariko se nkibaza ino nganzo yaba itanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga? Okay, urakoze cyane. Donc poetry itanga amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora gucuruza through the performances, ukaba wajyana ugaperforminga, they make a payment. Ibyo birashoboka, ariko ntabwo ari ibintu biragira imbaraga nyinshi here in the country. Okay, nk'urugero nko mu bihugu byarateye imbere, outside of the continent, I mean like USA, Europe, Asia, and elsewhere, ho ni ibintu bicuruza kuko usanga n'abantu babikunze cyane, bakagira n'ama-performance menshi cyane. Nabyo ni ibintu ubaye wabikoze neza byagira ikintu bigufasha kandi kinini. Okay, so ni ibintu byiza cyane, ariko se nkavuga ngo ubu ngubu bigenda gute kugira ngo wenda niba ari iyo kivugusho, I mean igihangano ushobora gushyira hanze, process yo kugira ngo wenda kigaragare nko kuri YouTube biba byagenze gute? Urakoze cyane. Ya nkuko bivuze, it's a process. Habaho kubanza kwandika nabyo burya abazi wenda iby'ubusizi barabizi. Gusiga bifite kuntu bitandukanye wenda n'ubuhanzi bwo kuririmba, kuko poetry yo izana na inspiration n'imvamutima z'umuntu. So habanza kwandika ikintu nkacyandika, nkashaka amagambo, nkagiha umujyo. Iyo maze kwandika nkabona ingano nshaka ya poem, nkora mbiha rhythm y'uburyo ngomba kujya mbivugamo ku murongo. Hanyuma iyo nshaka kugira ngo nyikorere upload kuri YouTube cyangwa se no ku zindi platform nk'uko nabivuze, nyikorera production, nkagishakira sound, nkakora record y'iyo poem ndi kuvuga, nkashyiramo sound, hanyuma nkacya-uploadinga, ukaba wakireba, nkashyiramo na lyrics, cyane ko poem ikibanza ari amagambo barimo. Ikibanze ni ubutumwa utanga. So turi kumwe na Bayigamba Poetry, n'umwe mu basizi turimo turaganira ku rugendo rwiwe. Yakubwiye byinshi bitandukanye bijyanye n'urugendo rwiwe rwo kuba yaba umusizi. Ariko se reka tumubwire anaduhereze bimwe mu bika bigize mu bihangano yabashije kuyashyira hanze, aduhereze nk'igika kimwe. Urakoze cyane. There are also another poem called Illusion. So now natangaho small freestyle. Illusion. There are more in it. Work, wash, we and walk, it's only a deal. But the illusion is there stuck on everything. Oh, to some are like the stories from Marvel. Even though few of my poetmates will get it as an adage. So, why ambiguous? No reason. And now I'm gonna say it like someone who will have a gig in 10 minutes to come. One drop more times now stop. That a challenge to overview. That may take some to realize the reason why more than a sane nations abolished the death penalty. Only since the fragile heart will be approached by a jailer. And at least, only illusion will drop it to that spot of understandings. Much excuses of being more numerically. 1, 8, 2, 5, not stones or anything else but days. Underneath the soul particles, unknowingly what it is but a bamboo tree to blow. For me, it's an illusion. That a small part of illusion. Iki gisigo wagishyize hanze ryari?
Oh, thank you. Iki gisigo ndumva kimaze kugira almost a year. No, sorry, 9 months. 9 months ko nibwira ko nagisize hanze turi mu kwa 12 nowadays. Nagisize hanze mu kwezi kwa gatatu. Twinjira mu kwa kane kuri YouTube. Se urebye abantu gukurikira kuri yaba urukuta rwa Facebook na rwa YouTube ushyiraho ibihangano byawe ubona birebwa cyane. Yeah, I can say ko birebwa cause uko nabikoze ntangira nibwira y'ukuntu byagenda siko nabisanze like uburyo nabonye viewership imeze ihagaze iri hejuru bitewe nuko nabigereranya like niba nshobora ku uploading a video ikaba yagira almost 10k muri iyo range noneho ari poem nibwira yuko aho urwego rwiza cyane nshimira n'abakora ibihangano byanjye. So again and again, go and support my guys. Go and support this guy. Mwabibonye si binene ngenda ngo nze kunyiramo mu bintu byinshi yagiye abahereza bimwe mu bikabigize bimwe mu bisigo yagiye akora. Nika ko nawe ushobora kugenda ukanyuramo mu byabashije kuba byajya hanze ndetse mukanitegura no kuba mwabona ibindi. Ahubwo nkibaze se urateganya gushyira ikindi gisigo hanze ryari? Thank you so much. Nowadays hari igisigo kimaze almost 2 weeks. Kiruzuza 2 week tomorrow I guess. Nicyo kikiri on trend cyitwa The Truth Behind the Harm. Yeah, nicyo kiri on trend. So I got a lot of pieces. Ndacyafite pieces nyinshi nandika gusa nyine gukora production. Ajya ngenda binsaba igihe na waiting for sometimes kugira ngo ndebe how icyo kintu nyine people out bacyakire cyase bagifashe. So ntago na time places amvuga ngo ikindi kizaza ariko pieces are already there. Tunyire muri make kuri The Truth Behind Home cyangwa se ukuri kwa nyako inyuma yo mu rugo cyangwa se inyuma yaho. Okay, thank you. Okay, before wenda ko naivugaho reka manze mvuge how the inspiration comes. Ni story imaze umwaka nyanditseho. Na inspiration zavuye he? Zavuye ndi mu rugo one day and I say, hey, why not can't I go out? They've been observing what is going on. It was almost in the COVID period. So I took a decision ndavuga ni reka nkoremo ngende. Ndasohoka mu rugo ndagenda n'amaguru ngenda urugendo rurerure. Ngenda nitegereza everything. Be my inspiration quoi. My inspiration icyo mbonye about wow, this thing is like this which be my inspiration. So niho nahereye nyine nikora. Odereza nk'igika cya mbere kuri The Truth Behind the Home. The Truth Behind the Home. Okay. Let me use to check cause I'm not well on it. I can check how it start. Lavuga, The Truth Behind the Harm. Once I wake up as usual and I plan a simple trip to observe, but not totally a target, but to fulfill the body's wishes. Well, I said, instead of making devils, then God make it, I choose to travel. And at the same time, I say thank you. The watch keep play it slow. The pitch was full of experts, but better behind I was included, and I keep thank God. First step was tough, but I keep pushing myself. Mu gishanga kizabyara ikiyaga is where I choose to pass. Fresh air, ikirere gituje, with almost nice birds singing in the sky. Mu bihuru birimo abababaye ubona banahangayitse beza batewo gacwa kari bihe bibagira babi bamwe tukabita ibibobo tukibagirwa ko n'abatari bo. Better kind of blessings. Remember, the deal was to travel.
The second scene, I see the women toasting the sweet potatoes to feed their little ones. Just don't think it's a movie because I say the same, but a reality. But also, above the bushes there were black lines with the sprite-springing movement of the cars. And all those made me feel sad, but at the same time, remember, there are no reason due to the life is too short to feel insane. Move to move, I mean progress, is where Burj Khalifa were built. The plan execution were meant to be a year, but it took a decade. And I asked myself, why? You know what? Chill, it's all about gas plan. Then God, why are they crying like that? I mean sadly, and they're your child. Sorry, I was asking myself. And I had a glimpse of what could be, and I stayed clumsy, and all made me resisting Hori Mubihano. Bang, 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 bang. Maybe I hit the point. Nanone nkibaza ntese Imana y'u Rwanda rurema yagirana ibibazo na rurema nkwasha ni kirazira kandi ngabararanye mu kabande k'iminsi ntibabasha kwandagazanya. Remember umugano ugana kariho. I remember all days, all night, all day on a search, not there with a dash, but still there on a smash. I look over the benches, I glance behind the bushes, and wonder if I shall ever get another glimpse of that strange vision that set me free. I never have, but I keep hoping, even wishing the bands exist in these kind of lives, but at the same time, we are there to be philanthropists and hope that is our mission on the planet. And that's a reality. The truth behind the harm. The truth behind the harm. Rusa nk'urugendo ushobora kuba waragiriye hanze yo mu rugo ukagenda ureba ubuzima bwaho. Wagiye uvuga inkuru nyinshi yaba uburyo hanze ushobora gusanga hameze, ikirere uburyo kimeze, yaba inyoni ziririmba, uganira ku buzima bw'abantu baba bari ku muhanda, uganira ndetse n'ubuzima bwo ku muhanda uburyo buba bugoranye, yaba abataba mu rugo. Ese izi nkuru nk'izi ngizi hari ujya kuzandika ari ibintu biri reality cyangwa hari n'ibitekerezo by'ako kanya? Okay, as this poem used to say, it's the truth behind the harm. That's a real story. Ni story nakuye nyine outside of home. Nakoze move ndavuga ni how is outside. That was the target already. Yari target yo kuvuga ngo ese okay, naricaye ndavuga ni I need inspiration, I want to write. And I say right now na kintu mfite naheraho nandika ndabona ariko let me go out, I can get some inspiration. So mu rugendo rw'amaguru ngenda mbona everything bigenda bima inspiration ariho havuye this kind of story. Noneho nkibaza ubaka kanya nizihe ntego ufite mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe? Thank you so much. Ikibazo cyiza. Like intego navuga ko it's to keep working on my poetry. Keep writing a lot. But I wish one time I could make like a book of poetry. I mean a book of poem. Cause mu bihugu byarateye imbere baba bafite like even here in Africa usanga nk'umuntu afite igitabo cy'ibisigo. So better I can have it too, why not? Ni ibintu byiza cyane ariko se twaganiriye ku bintu byinshi ariko utubwiye n'inzozi zawe n'icyo wifuza kugeraho. Aka kanya umuntu w'umusizi ariko wabuze uburyo agaragaza ibitekerezo bye, niye nama wamugira? Work. Ikintu cya mbere sorry, it's all about work. Work on your things, work on yourself. As long as you got a passion of something, you have to go on, you have to move on. Like poetry ntago ari ikintu I mean art in general. Art ni ikintu kigusaba we gukora what you have, ugakoresha raw materials ufite. If you got ideas or you got the passion of poetry, write, try to use this kind of social platforms. Abantu umuntu umwe nabibona wakabira akabibona, that could be fine. Gusa was spreading out what is inside you,
yeah, that's the idea. Advice I could. Yeah. Okay, ni Aware TV show. Buri munsi dufite episode tukaganira ku mpano ndetse tukaganira ku bitekerezo byiwe. Nizere ko nawe nibura umusizi akubwiye gukora cyane ndetse no kudacika intege, kandi ikindi ukamenya ngo ugomba gukora ibintu byinshi kuko nibyo biguhereza ishusho y'ibyo umaze gukora, ukamenya aho ufite intege nkeya ndetse ibyo ugomba kongeraho kugira ngo umenye ngo urwego navuyeho n'uru ndetse n'urwo ngezeho n'uru. Reka tumusabe wenda duhereze freestyle kuri poet ishobora kuba yakoze cyangwa se mu byo yanditse, then tuza kuza dusoza. Okay, thank you. I wish I could provide you another stanza here. I have. The reason poetry is different than music. Yeah. It's different than music. Ushobora gukora ibika bine bitanu byakuvuyemo kandi ugakora poems zitandukanye imwe ebyiri, so kwimemorize biba ari duhereze nk'ibika bibiri mu byo wanditse. Yeah, let me check one here. Okay, kana reka tugatura abantu na love. It's all about love. Yeah, love story. Yeah, it's all about love story. It's called MOB. Yeah. In full, it's milk of the bull. Amata y'ikimasa. Seems to be impossible. Yeah. Hope you know ko kimasa ntago gikamwa. Yeah. Impossible. So start by at a long nalala with the pretty lords as I side it, comfortably blue ladish sky with the twinkle light in the darkness of the afternoon. That metropole was for real wonderful, and the expectations were that he do deserves her. Totally deserves her. Wrong somehow, he was doing much than he should. The reality of knowing that positivity wins was only the confidence he wins on. Oh, dude, whenever CPS works, somehow, creative problem solving. Over a black tank and smile on the ribs, there were no expectations of regret. But the probe was that the contradiction of two parties. Love, it was a milk of the bull. And now he explored the reality, but remains the plab of self-recovery and commit the self-medication due to the butterfly's observation feels like the Arabian Nights. And the reality is all those which are not written in the book story of your life. Trust me, it's a milk of the bull. Probably the hindrances remains that you realize what to be happening or will come to happen, and also it's an MOB. He get dropped in the waves of love and he get engaged as quick as possible. It wasn't all about falling, but too much fragile of how he used to observe the things, yet he never thought the day would come when she would grow tired of him. Her voice was never ever sweeter than the day she said goodbye, and she never knew how it hurts. The expectations due to that time, the approachment took place without she would be kissing him instead of anybody else's lips. But it all seems to be a milk of the bull. Only trauma is what she left there, but believe that karma is the best lawyer. Yeah, hano muri make ugereranyije wari uri kuvuga nko kuki. Okay, as I used to say before, it's a story of love. Article impossible love. People out here, they got a lot story of love, you know. Ariko nukuvuga ngo hari ukuntu ugira love story, ariko seems to be impossible. Like you can't make a move, you can't feel the love as you used to think it could be. That's why I used to call it MOB, all a milk of the bull. Yeah. So navuga ngo reka ngushimire cyane ku kiganiro twagiranye. Nizere ko wari kureba Aware TV show. Nyuma y'ahangaha ugomba kujya kuri Bayigamba Art Poetry ukareba bimwe mu bisigo yasohoye, ndetse agafite n'igisigo gishyashya bita The True Behind the Home. Ushobora kugenda ukakireba ukamusigira comment cyangwa se igitekerezo kijyanye n'ibyo akora, kijyanye n'umwuga wo gusiga. So reka ngushimire cyane kumwe twabanye, wenda ijambo rimwe kubona gukira muri aka kanya. Yeah, urakoze cyane. Nawe ndagushimiye ko mwanyakiriye muri Aware TV show. Yeah. I'm really glad for sure. So ndashimira
abakunzi banje bakomeje gukurikirana my poetry. I'm very glad for them. So mbasaba ko ba keeping in touch on my poetry and even giving me the feedbacks of what I could make or what I could do. Yeah. So that's it. Even the Jabres. Yeah. Okay, blessings kuri wa nkurikiye. Kiganiro Aware TV Show buri episode tugomba twikugezaho Reba kandi tufite n'impano nziza kandi zitomoye. So ibitekerezo byanyu ni ingenzi ya muri section ya comment ndetse tubwire ese impano y'uno munsi wayakiriye gute, niki agomba guhindura, ese niki ubona akwiye gukora kugira ngo inganzo yiwe yo gusiga ibashe kuba yakagenda imbere. Nge nitwa Pradi, subscribe, comment and share. Let's go to the next episode. This is Aware TV Show. Here we go.